ku munsi ushobora no gucyura bakora ushobora no gutabakoneke ku televiziyo ziri mu 30 zigiye zitandukanye. Ese 30 moto ikorera ngahe? Ese moto batubona mwiki? Umutari usanga yambaye ipantaro yacitse, sibyo? Usanga abana be bararwaye bwake. Kubera iki ruri kubona uratora 10,000 ujya kwishyura ku televiziyo, urabona 20 ujya kwishyura ku televiziyo. Nago bibaho umutara amara ukwezi bataramwandikira. Noneho ikintu twebwe tubaza baragenda bagafata abapolisi b'abasivile bambaye imyenda ya gisivile ari abapolisi, wagenda ugiye guparika umuntu ruhande rw'ituka ry'iwaho yakubwiye umujyana bakakwandikira. Turagira ngo mutubarize cyangwa se muzatubarize mutese niba umuntu avuye mu rugo agiye kwiduka ukamuparika munsi y'iduka hepfo y'iduka ntagere kwiduka, bivuze ngo azaba agezeyo azaba yishyuye amafaranga ayishyura iki kandi atageze aho yaragiye kujya. Turibaza moto n'umwanda ku buryo guhagarara ukuraho umugenzi bakabaye bahita ko bakwandikira uri gushaka umugenzi. Twebwe tubona kugira ngo bikemuke ari uko polisi yashyiramo imiyaganduzi yuko kuvuga ngo bareke kuduhana bwo kigaragara cyo tubona ko ari amafaranga hanini bashyira imbere kuruta kuba wenda twabasha kureba uko bimeze. Akazana umuntu wambaye sevire akamubwira akisha mu giti hari yakikinga ku giti, wahindukira ukabona umuntu yafotoye plaque yawe wambwira se kumfotoreye plaque iyo ugize amahirwe yo kumubona arakubwira ngo genda ngo ibyo ngibyo urabimbariza iki. Aba bamotari nubwo bavuga ko barira cyangwa se bashobora kuba barenganywa, bikanga ubwinshi bwabo hanyuma bakitwikira ijoro cyangwa se bakitwikira ubwinshi bwabo bakabasha gukora amakosa menshi cyane atandukanye mu muhanda, aho bamwe bagira gutya rwose bakagenda mu muhanda nta bwishingizi bafite bwa assurance zo gutwara abagenzi, abandi bagapakira imizigo myinshi cyane, abandi bakagerageza gufata amaplaque bakayahindura ayandi bakayasiba, mbese bagakora amanyanga akomeye cyane ahantu havugwamo indiscipline ikomeye cyane mu bamotari. Abandi ugasanga bari kwambura abagenzi uhawe imizigo ntayigezeyo, abandi bagakora amanyanga anyuranye rwose, abandi bakajya mu muhanda nta byangombwa bagira. Mbese nimba hari abantu bananiranye cyangwa se bafite ibibazo bikomeye cyane n'aba bamotari. Ikindi kintu aba bagabo banengo nubwo bari gutaka barasabwa kumanza kwikosora kugira umwanda aho baza mu kazi batakarabye, abandi bakaba bambaye bodaboda, ibintu abagenzi bakomeza kwijujutira cyane. Ngira ngo igihe cyasuye abamotari gikwiriye kuzagenda kikanabaganiriza kikabibutsa ko bakwiye gukora uyu murimo wabo kinyamwuga bakareka kuwukora bahanganye na polisi, ahubwo bakamenya ko ari akazi bakwiye kuba bakora neza nk'uko abashoferi batwara amamodoka baba ari smart kandi bagakora neza bakagerageza kubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko bivugwa. Ntabwo bakwiriye kuba bakora ibintu bameze nk'aho barimo guhimana, mbese bakora ibintu by'ubujura, bagakora ibintu nk'aho wagira ngo ntabwo bigeze biga cyangwa se bafite uburere. Ahubwo icyaba cyiza cyane nuko uyu mwanzuro baherutse gufata wo kugabanya abamotari muri Kigali wakubahirizwa vuba bakabagabanya, kuko imikorere yabo rwose irakemangwa cyane. Nawe ukuntu birukanka mu muhanda bagenda bagusha abagenzi, impanuka za buri kanya na gato hirya no hino, ngaho ni motari ntashobora guhagarara, arirukanka arakwepa arisodeka mu modoka hirya no hino. Mbese uyu murimo wabo bawuhinduye nk'ibintu utamenye ngo ni ibiki, ubyutse wese aba yumva yahita agenda akigira muri uyu murimo. Icyiza ni uko babigabanya rwose, naho ubundi impamvu akazi kanyu kataye agaciro ni ukubera ko namwe mutiyubaha habe na rimwe.